Okay, icyambere kugira deja uronke n'impapuro zahariye mu kintu gifata umwanya. Ubwo buzemo barakora obviously ni legal, it's illegal jobs. Kubera ntabwo nzi umuntu yagiyeyo unless uvuye hano ufite cyandi bya Greencard cyangwa ugize mariage cyangwa urumva hariho ama exceptions. Ariko nk'umuntu usanzwe muturage nkanjye nawe usanzwe turarangije ishuri tugiye gushakisha ubuzima hari. It's very rare kuvuga ngo uragiye urafatishije in 2 years. Kubera deja ntabwo uzaronka akazi like an office, you know, kazi kari kagwa amafaranga menshi none kanaguha time yo kuba relaxed. Ubwo buzi usanga bakora n'ubuzi bwa bundi bwa buciriritse I would say, you know, I'm sorry to say iryo jambo, ariko usanga ari ubuzi buciriritse ukagenda ukoza ivyombo kugira urumva ukora isuku ahantu donc meaning yuko ucubikora mu mashift ibitabo ubikora umva na mashift ntabwo uruhuka umubona guhamagara ingumfashe kukoza ibyombo hano ukagenda ubundi nguhamagara donc bifo gukora amasaha menshi cyane kugira aya mafaranga abe accumulated. Kubera iki se bamwe batubeshya ntibaze gutyo wowe warahabaye kandi hari n'ibyo bagiye ubona nkuko hari benshi abadukwikiye barabizi hari benshi bajya badukora ibiganiro ababa mu gace atuyemo agatubwira ati mbega umuntu atabu reka nkubwire impamvu nyine kuki umuntu agera i Kigali agahita kubwira ibitandukanye na realite y'ahana avuye. Sasa ikintu nabonye ubu situ n'abantu bubu ibintu bya social media bigiye kwica abantu. Abantu barakunda gushowinga off, barakunda kwerekana ubuzima butari realistic life urumva. Niyo mpamvu cyangwa sanga n'abantu bari very insecure bashaka ko abantu babakunda, abantu babereka sinzi envie or something. Cause umuntu uri normal ntabwo wakokora ibyo bintu. So impamvu babesha bashaka baze abantu babakunde, abantu babajeho babone nyine ko bafatishije kuraza ufite amafaranga abantu bose barakwiruka inyuma. So bashaka nyine ku boostinga their ego. Abakobwa bagakunda aba diaspora cyane rero sasa. Ahubwo abakobwa bagira ubukwe n'aba diaspora bazaza hano batubwira ukuntu eske baragiyeyo eske ubuzima bumeze gute ari. So life ntabwo iri as easy. Usanga bakora out of 24 hours bakora 20 hours bakavunika. N'abandi ugasanga kubera rero bagiyeyo n'ama high expectations bibaza ngo bazoronka ivyo byose bajya mu drogue mu kubera iyo stress. Urumva benshi ngenda bazi ntabwo njano kuvuga amazina aho ugasanga bagenda mu madogo kugira bashobore gukipinga up. Urumva baronka iyo mbaraga, izo mbaraga zo kuguma ayo wazi gukora 20 hours out of the 24 hours. Wiri gukora utaryama it's amafaranga araza ariko ni it's mentally draining. None bagahita baza hano bakabesha abantu ariko kandi na benshi impamvu baza hano hari urazi every beginning of the year muri Etazi dukora ama tax return. So amafaranga yose bakore barayagusubiza y'ama tax ariho a percentage baguha beginning of the year like iyo utanga umusoro aragaruka hari amafaranga baguha hari amafaranga ntabwo uvuge nk'ubu ugenda ibintu byose nkoze ndariha ariko beginning of the year muri janvier urafiling ukavuga ati nararisha ibingibi ni byinshi hari ukuntu guverinoma ibikalkira bakagusubiza percentage. So usanga uronse amafaranga menshi. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. N'uyu muntu mubona hano imbere umukobwa mwiza cyane Christelle kusetse usetse ko uri mwiza cyangwa usetse ko uri hano imbere? Oya usetse kubera
ubibwira abantu bose donc sinzi niba nabifata as a compliment hari umuntu mubi se ubaho barahari tubesha niko twese turi beza kweli turi beza cyane ubuze urabona ndi mubi ngewe oya uri boga azuje wiyegara muri kamera kubona ari mubi nabandi rero ntago ari mubi buri muntu ari mwiza mu cyiciro cye cyangwa mu kigero cye kuko ushobora kubona umukobwa ukavuga ngo ni mubi ariko afite abatipe bamusariye ndashobora kubara imibare ushobora gutona umurongo uvana kuri rompu i Kigali kagenda kagera nka Kimironko baramusariye wowe wamureba ukavuga uti wapuriya nta kintu navugana nawe cyangwa umuntu akaba yambaye neza ukavuga uti to biriya bavuga ko yambaye neza ntabwo ari neza ese nka gutyo umuntu murabona atambaye neza nagerageje ese simbona ari fresh nagerageje n'impeta nyinshi cyane merci beaucoup wambaye impeta 1 2 3 4 5 kubera iki nkunda impeta nkunda mbona ari twiza tubisa neza ku ntoki inzara zanje zirasa neza so mvuko ndazishiraho impeta naho ndabona nkaya fiancaye iriho nani ya alliance ntayo harabura iki kandi ubu baduma badukurikisha gutuma wangiye wakoze imiti abo nkunze kubona benshi n'aba diaspora kandi wowe mubyo tugiye no kuganira wowe ntabwo ukunda kujya kuba hanze nabyo mu Rwanda abenshi rero mbona bashaka abakobwa n'aba diaspora shaje navyo nkunda kubera ariko uvuga ikirundi rero uraza kubabona benshi cyane nimero ndi bubahe nihanga sha umbabare wakoze umuti mara numva kora mazige nkurikirana ikiganiro cyawe mara numva ngo baba stars bonga ngo ntagikwe je nagishaka ntawe wo gukora igikwe ko byagenda ko nagishaka ariko urumva the right person harabureka nagarabone so hopefully kubisengera tuzabutayira nikigera mwijo se handitse ngo iki handitse Malakai ni izina ry'umuhungu wanje twa Malakai okay bibwira amazina yawe Christelle ninde muri rusange nitwa Christella niyo nkuru ariko abantu benshi banzi nka Titi niyo nickname yanje hari abantu benshi abashuti banje benshi batazi ko nitwa Christella ariko Titi ni ryo nyine izina ryo ry'abajama and then professionally ni Christella niyo nkuru ibyo biri muri passport no ni kundangamuntu nkaba ndi umumama nkuko navuze mfise umubebe afise 5 months yitwa Malakai umuhungu mfise umwana umwe nkaba ndi ndi umunyarwandakazi ariko umva accent y'ikirundi ko yanavuka i Burundi mvuka muri famille y'abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe mama wacu en fait ni umurundi kazi papa umunyarwanda ariko twarenzwe na mama na famille ya mama abarundi so niyo mpamvu navuka i Burundi nkurira i Burundi so gituma umva accent y'ikirundi and then nkaba ndi entrepreneur education wise nagize nashatse kuba umunyamakuru nkawe na major in mass media and communications it's a bachelor's degree in that and then ndumva ari ibyo ngibyo muri rusange akantu kambere uri bikiriyaringe kugira ngo abantu bamenye uko bimeze uti urumva ndi single ariko ndi umumama baraza kwibaza tse bati bimeze gute urumva ndafise umubebe ariko ntabwo ndashaka sinzi ko ndashaka ntabwo ndashaka papa w'umwana nyine aramfasha he's a partner ku mwana ariko ntabwo turashakana so I guess I'm a single mom ibyo biri clear hanyuma Christelle yababwiye uwo ari we yababwiye ko ni umunyarwandakazi ufite n'inkomoko mu Burundi nubwo ari umunyarwandakazi ariko akaba n'umurundikazi ntabwo yakuriye mu Rwanda ni Burundi yewe siho navuga ngo ubuzima bwe bwakuriye ubuzima bwe bwabaye mu bindi bihugu hakurya y'inyanja yabaye igihe kinini muri Amerika imyaka myinshi cyane Washington niho wabaye igihe kinini nicyo kiganiro gikomeye nifuza ko tuza kwibandaho mwimukiye Washington byari n'umuryango mushyikira hehe ubuzima buza gukomeza gute gutyo ndajya nkubazamo utubazo kugira ngo nze kugera kuri yanjye ngo nshaka kukubaza so urumva twebwe twagiye kera kandi ntabwo twagiye as a family uko nubivuga twe yari plus chance sorry ndaguma mixinga ikinyarwanda ikirundi cyonge byose mumbabarire ariko ndagerageza kuvuga muri ikinyarwanda so twe je nagiye actually kera kuko navuze tuvukana turi 3 so
my older sister we yagiye kera kwiga urumva turarutana hariho gap cyane so agiye kwiga nari nkiri umwana muto nta nubwo ndamwibuka tubana i Burundi agiye kwiga ahitahura n'umugabo akora ubukwe hariya noneho ahita avuga ati reka azane abo bavukana so nuko ruri twagiye nago twagiye as a family so nta nubwo nokwibuka umwaka honestly ko ndumva ubwana bwanje bwari flu nkiri mutoyi so nibuka gusa ngenda nta nubwo nabishakaga ko nagiye ubwa mbere mama ndamusiga na my brother so nagiye nabishaka ariko nyene rumva ashaka ko twese tugenda kugira turebe ukuntu tugira ubuzima bwiza kubera i Burundi aho twavukiye navukiye mu Ijabe so abantu b'i Burundi badukurikira mu Ijabe si neighborhood uvuga ngo uzogira ubuzima bwiza ngo wige neza no it's more Ijabe numvaga ari ahantu hakaze ko nge mpura n'abantu benshi bavukiye mu Ijabe reka naho banumva nyine ari ahantu h'umujyi hakaze cyane oya iciza abanyamujyi bose nibo bavukiye naha rero nyamuji uwo Ijabe yegeranye na hehe hano Kigali Nyamirambo ya mu Ijabe afite mu Ijabe mu bwiza donc ni genre Nyamirambo ko tuvuga n'igiswahili cinshi bada ndavuga igiswahili cinshi kubera mu Ijabe namenye igiswahili yavuye ku Kirundi so wumva ni quartier iri ntabwo iri well developed ntabwo miga neza urumva ntabwo ari ahantu heza uvuga ngo ushaka kurera abana bawe ngo bakure ngo so urumva kubona my sister yara making the out yashakaga to make sure yuko twese natwe tuhavuye ari mama arabo na brother wanje nanje so nuko nagiye ko nari muto then byari very easy niwe bankoreye impapuro sinzi nuko nagiye honestly wageze muri Amerika ryari Christelle nageze muri Amerika ndumva ari muri 90 I think it's a 97ish sinibuka exactly umwaka ko nabanje guca actually muri Gabon ko my sister yarafise umugabo wiwe yari umu diplomat no ko bari baragiye muri Gabon gukorerayo gatoyi so mbanza muri Gabon kubana nabo hendecho turakomezana muri Amerika because it was easier for me kugenda straight muri kuca muri Gabon kwanza and then kuca ngenda muri Amerika turi kumwe nabo especially n'umugabo we yari umu diplomat so byari easy so ngewe ubuzima bwanjye bwari afite iyo myaka ndumva yari I was almost like below 10 so urumva ntabwo biri ubuzima bwanjye ntangura kubwibuka neza maze kugerayo mwashikiye he so giye kwa my sister yabagayo deja n'umugabo wiwe nashikiwe my big sister ndavuga ahantu muri aho donc ni muhe mugi so I grew up in the Washington DC area my sister yabaga actually aho bita Silver Spring Maryland niho yabaga so nashikiye iwe so urebye my sister ni nawe yandeze urumva nabanje gushikirayo nari nasize mama na my brother i Burundi so urumva nashikiye kwa my sister niwe yantakinze over aranforma arandera ni nka mama and then after ndumva muri 99 atari 2000 ntabwo nibuka neza niho rero mama na my brother baje nibwo baje muri Amerika nabo naha amashuri abanza ubwo ni primary wayigiye muri so narigiye some part yari i Burundi other part muri Gabon no muri Amerika icyo gituma wumva agafaransa bw'igi France donc agace kato wakize i Burundi ya agera igice muri Gabon wowe mugi Libreville nyuma tugenda Washington ugeze Washington rero wagiye mu kangahe nari ndangije middle school ntanguye high school so about 12 nari mfite nka 12 ans gutyo mba atari 11 12 kora hano gushika n'ubu birancanga ukuntu hano bakora amashuri primary sinzi ngo primary irangira he primary high school ubwo ni nko muri high school muri secondaire yego secondaire hano utangura muri 6e mu wa mbere urangiza mu 6e primaire bahita ukomeza mu wa mbere na so narangije primaire hariya no mbitandatangira so high school wize biki high school hariya rero ntabwo ucuruzinga ngo ibyo wiga byose ntabwo ari nko ngaha ucuruzinga hariya barakubwira ama classes utegerezwa gufata and then university uhejeje high school ubwo mugende muri university niho rero ucuruzinga ibyo ushaka kwiga ariko high school byose urabyiga okay high school wayize muri irihe shuri
nayize muri John F Kennedy High School in Silver Spring, Maryland. So it's like uko byagenda ko kubera yuko abashuri bose aba soundinga neza ariko it's typical public schools zo muri Etats-Unis, so it soundinga fancy ubivuze ariko ni biraho tu kubera yuko numvisemo Kennedy John F Kennedy president wa former president ya umva rero ko byagenda kose cyakora ntabwo byari byoroheje. Hanyuma kaminuza nize kuri University of Maryland niho narangirije. Niho warangirije wize mass media and communications. Aha, urangije muri kaminuza wakoze ibiki muri Amerika? Ubuzima bwo gushakisha amafaranga muri Amerika kuri Christella ni ibiki washakishirijemo? Kuko hari benshi njya nakira hano akambwira ukuntu afite office, ukuntu afite ibintu ari gutangira, ukuntu ari gukora afite entreprise runaka ari gushaka ko izajya muri ibintu mu Rwanda cyangwa se ifite ibintu supplying nko muri Canada. Nyuma umuntu akambwira ati uriya muntu yababeshye nta kintu na kimwe akora. Noneho ndashaka nibura numve niba Christella atari butubeshye. Oya afete niyo mpamvu yashaze no kuba part of your platform. Kubera abantu bagenda hariya bakagaruka bagatanga the wrong narrative. So jewe natangiye gukora actually mfite 16 years old. Ntabwo natangiye gukora kubera ngo narangije university. Kubera hariya ntabwo naho wiga bakwigisha umuzi w'ubuzima. Kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Prepping for adulthood. So uriga yes ariko ugakora nk'uturaka ukarera nk'abana bande bakaguha nk'amadolari makeyi cyangwa ugakaba umu waitress. Sasa jewe nakoze ubuzi bwinshi ava yuko ndanangiza. Narangije ahubwo naranatinze kurangiza university kubera nigaga part time nkanakora ko nari nkeneye ayo mafaranga yo kubaho. Donc ntago byari luxury ngo nje ku ishuri ngo no, narakoraga nkaniga at the same time. So nakoze ubuzi bwinshi, umve nabaye umu waitresses mu kabare, nakoze muri crèche nareraga abandi bana, nakoze iki kindi, nakoze narababysittingaga ntuza nk'abantu bo muri famille, like my sister's friends bashaka ko mbarera abana muri weekend, babysitter utuntu twose nashobora gukora naradukoraga. Ariko rero ndangije niho naciye mvuga ati okay, ko yari struggle gukora ubuzi ujya ku ishuri iki, ndavuga reka none ntangire kubera afite degree hariya kameme wararangirijeyo, it's somehow okay kuronka akazi. Ariko naho kazi uronka sika kandi ngo ibintu byatari usanga ari kandi kuko paycheck to paycheck nyine. So naronse akazi muri HR firm, nari umu receptionist nyine bisanzwe. Niko kazi natangiriyeho as a profession nyine niko navuga. Noneho kazi ngakora ndumva naragakoze nk'imyaka 2 nonjya muri NGO, umva nagubaga nshakisha nta narimwe afite nakoze ibyo nize. Ya numva ubu ngubu in Kigali niho ntanguye gukora ibyo nize. Ntabwo muri Amerika nigeze ukora communication? Ntabwo nigeze nkora communication. Nakoraga nyine ibintu nkeneye kubaho kubera biragoye kuronka akazi. Abantu bafite bajyayo bakamara imyaka 2-3 bakaza bakavuga ngo bafatishije iki. Nicyo nyine nshaka kubaza wowe, imyaka yawe navuga ngo ya kuva ukiri muto, imyaka yawe myinshi y'ubuzima wayibaye muri Washington. Kandi hari ibiganiro giye ubona dukora n'abantu baba baturutse mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko reka mfate Amerika ko ariyo ufitemo experience. Ni ibiki batubeshye kuri realite y'ubuzima bwo muri Amerika? So kuko abantu benshi badreaminga ni ukuvuga ngo yiga secondaire kaminuza akavuga nzarangiza ariko dreams zanjye ni Amerika. Ese uzajya gukora iki? Ntabwo mbizi. Ye dreams ni ukujya kuba muri Amerika. So this is the thing. Muri Amerika ubuzima buri so expensive ku buryo ntabwo umuntu yakomeza ngo avuye hano ngo agiyeyo, ntabwo waronkeyo degree deja kugira uronka akazi keza, ntabwo waronka akazi keza ko muri office nkuko abantu bivuga udafite degree yabo.
kugira nk'akazi ko muri office bagira background check bareba aho wize byose urumva so nuko ntabwo ushobora gucitinga kubera hariho ico tugira cyitwa social security number bayiguha ukivuka cyangwa waronse impapuro so iyo number ahantu hose ugiye ku applying for a job hano ngo baza ngo nyereka ngo ID yawe social security number iyo bayishiramo bagahita ubuzima bwawe bwose ubwo mu mpine niyo bita ngo iki social security number SSN I think ariko mu kinyarwanda sinzi we nyine ndavuga nyine navugaga abbreviation SSN social security number so ihabwa n'umuntu wese ukivuka cyangwa as soon as uronse impapuro uturonke iyo number ni nka identity number so deke uyironse so hano hose ugiye ku applyinga muri office wise but utegerezwa kubaha iyo social security number so nkuko nabivuze telma ubuzima burahenze naho uronka first of all kanguhe example nkanje warangirijeyo nakuriyeyo typical American. I was living the typical American lifestyle. Nahembwaga amafaranga vraiment. Umva nyakubwiye ubu wakwibaza ngo araboneka ngo n'amafaranga menshi. Ariko uravye end of the month ayo mafaranga. Nabahembwa amafaranga ngahe se kuba numva ngo nagiye kurota amadolari menshi. Reka je ntange example yanjye. 10. Kandi cyakora barashobora guhembwa menshi. Kubera birirwa bakora mu mashift bakora umunsi n'ijoro bataryama bakavunika kubera bakora bwabo jobs nyine umva mwaraguhamagara ingo unyogereza ibyombo muri restaurant ubundi ingo ukorope hano donc ukora tellement 24 hours uri kurakora yes aho uraronka amafaranga ariko ukuyaronka ni kuya spending that's the nico kintu abantu benshi bibagira kuvuga ukuronka amafaranga ni kuya spending ibintu byose ubu ufite hariya it's a finance world meaning hagari ibyawe so nje nahembwaga almost $4,000 ariko urebye $4,000 ndihiki ibihumbi 5 ku kwezi by'amadolari ubu ni miliyoni 5 z'u Rwanda inzu rero kwanza uri hangahe uba ahantu byitwa ngo ni heza ntago ari high end ariko umva umukobwa ifoko mba ahantu hari okay ntabwo nuvuga ngo nabaga ahantu ngo byatari ibintu bisanzwe ugasanga inzu iri ha presque $2,000 akapartema akapartema kangana gutya ukishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda hano se sayo so muri neighborhood iri okay nta nubwo mvuze ngo hahandi ngo hataye muri neighborhood nuvuga ati kameme abashitoye baje famille yawe ije ushobora kwakira umuntu ntabwo bagucisha meje urumva kandi nandi umukobwa ngo ibintu byiza ifoke mba ahantu kameme hari okay ugasanga urishe 3 bisigaye exactly 3 bisigaye rero umve iyo modoka ufite urayiriha nta kintu yari icawe imodoka kugira kwanza uyigure full amafaranga yose ntago bibaho muri Amerika bagerageza kukwicisha ibintu byose baravuga ati no it's okay riha ufata uzagenda uriya buke ukibagira ko ayo ma interest rate uzaguma ubikora for a long time n'abantu bake bagira imodoka byitwa ngo ni yabo barayirentinga urumva ukayiriha every month iyo modoka rero average uri nko $400 imodoka per month abo waraguze nyine imodoka nyine idaciriritse aho rero ifo kuriha umuriro ifo kuriha assurance ifo kuriha telefone by the way nje avant yuko nibagira aya matelefone ama iPhone aba diaspora baza ngaha bakigira ibintu byatari it's free to have an iPhone 12 bazitwereka bati dore miliyoni 2 umve abantu bose ba muri Amerika bafite iPhone it's free kugira iPhone 12 it's free uragenda ufungurisha like a line like tuvuge nka Tigo bahita bayiguha ku buntu babwira ati wowe uzarariha haka $40 per month urumva nuko babayeho noneho ya 13 isohotse dusubiza yangi wari ufite noneho wongereza urihe $80 per month uyigumane so urebye bagahita baza hano baka advertising ngo baguma babyerekana every second nka umengo Yemba bana rabakira none hano kwigura 1,000 ngahe oya uyiguze kuyigurira hands ariko ababa hariya ntabwo uyigura urayini nko wirentings barayiguha ku buntu wowe ukariha every month ya mafaranga ruhembwa per month ajya muri 3 byari basigaye 3,000 Washington bafite 338 za mu gitondo yes mo difference nini cyane kabisa byari 3,000 bisigaye wenda harimo imodoka harimo telefone harimo urumva harimo imodoka harimo telefone harimo
daily expenses harimo umuriro, hariho amazi, hariho network, deja telefone bavuga network wagira ngo yabaye. Ana nkuko turiha ngo amayinite yiba bitanu yo guhamagara ayo usanga uri nka $150 per month kugira ushobore guhamagara. Uhamagaje makeya ntabwo uhamagaza make nyine, it's a fixed rate per month. Ni fixed rate. Nuko umuntu ntabyo kuvuga ngo urumva ngo ndahamagara ngo mite ngo amayinite ngo aranshiranye, no ntago bibaho. Wewe uravuga per month ibintu byose by the way washahura ka pack se kijana ngo ntabwo washaka kuvuga ati hamagaza $10 10 dushiramo byose biri fixed. nayo nuwo muriro ntabwo cash power izagushirana. Nuvuga ngo telefone ntabwo loadinga mo ntabwo loadinga, no. Urumva ni abonnement every month. Ibintu byose ni abonnement every month. Ari imodoka ni abonnement every month, ari telefone ni abonnement every month, ari umuriro, ari amazi, ari byose, ari televiziyo waguze byose ufite wumva bafite ubwo nka GDP yo muri ntuze muri ku muturage. Muturage abona nka income ingana gute muri urebye nka GDP ya? Okay, so urebye like average nk'umuntu yize, nk'umuntu afite like a bachelor's degree, average uronka nka 3000 a month. Average niyo uronka bitwa ko ugitangira, it's about 3000 a month. Kandi rero bafite defo y'ukuntu bakuriha every 2 weeks, ntabwo bakuriha once a month nka hano. Bakuriha every 2 weeks. Donc amafaranga utuna depensa vuba uvuga ati nayandaraje n'ubundi mu byumweru bibiri, ugasanga bya byumweru bibiri arashize ubaye broke. None muri bya bitatu bisigaye uvanyemo telefone y'itanu ukavanamo assurance, usanga ari nka 500, ukavanamo imodoka. Ku imodoka nayo ibiri uba wayi finance. Ibyo byose imodoka ndai nka 400, assurance gabe 500, 900, telefone y'itanu. Umuriro usanga ari nko 100, 200, amazi 50. Aho nurarya nurashamo essence. Urumva ako essence ngo bibari nk'ubuntu n'ama distance deja kuvaho nakoraga aho ukora no mu rugo benshi kuba like downtown, let's say if you live like downtown DC, harahenze bya hataye, twese tuba mu suburbs, ntabwo tuba like downtown kubera usanga rent ari nka $3000 uba downtown. Donc ni bake baba downtown, ni bake cyane. So benshi usanga baba outside, nyine nka suburbs outside mu mujyi, ari nka 30 minutes drive. Iyo essence uzashiramo ubwo umugenda amavaye mu gitondo ugenda na afternoon utaha na amafaranga menshi. Kuzuza imodoka iri average ya Toyota $60 kuyuzuza, ariko ayo matraje uri ugenda amadolari 60 wenda n'urugero nk'iyi ngiyi amadolari 60 kugira ngo yuzure. Tuvuge average ubwo ni 60. Ariko rero uyikoresha niko bimeze ariko uyikoresha iminsi 3. None se nimba uri kugenda isaha aho ugiye kuva kuri point A ugenda kuri B every day nayo majana. Essence litrose igura ngahe mwebwe hariya? No bankubesha ntago mbyibuka. N'ubumeruka yo. Nta muntu ushyiramo bitatu nkuko ne essence gushiranye ushobora kuvuga cyangwa cyata. Darambaho ni broke ushiramo uvuga tukagera yo tanu ngiye basi ndashobora gushiramo $5 arangezayo ibindi ndirwaza. So ubona kuvuga ngo bya bitatu bisigaye ni nkaho hasigayemo nk'igihumbi. Aho nurarya ariko nurarya kandi noneho hariho n'abantu usanga ama appartement yabo ibintu birimo indani nabyo biri financed. Televiziyo ntago ari yawe, warabwiye ngo uzahora wishura. Salamanje ni iki kiba ari cy'umuntu exactly, nta na kimwe ari cyawe. Serious, na frigo byose. Ikiza frigo winjira muri appartement ibirimo frigo, cuisinière, washing machine babirimo. Ariko bya bindi ntago bari ibyawe ko n'ubundi niwavamo ubundi like automatically babirimo. Ama appartement ugiyemo babirimo automatically. Accent yo muri Amerika genda Inkuru babirimo. Nukuvuga ngo wa muntu rero utarize sasa, wa muntu utarize arangije high school hano i Kigali, agiyeyo nyuma y'imyaka 2 aragarutse, dukoze ikiganiro aratubwiye ati ibintu byarahindutse, ubuzima bwarabonetse. Sasa nico kintu birashoboka ko ubuzima bushobora guhinduka nyuma y'imyaka 2 ugeze muri Amerika nta diplome yo muri Amerika ufite? Okay, icyambere kugira deja uronke n'impapuro zahariye ikintu gifata umwanya. Ubwo buzemo barakora obviously ni legal, it's illegal jobs. Kubera ntabwo nzi umuntu yagiyeyo unless uvuye hano ufite byandi bya Greencard cyangwa ugize mariage
cyangwa urumva hariho ama exceptions ariko nk'umuntu usanzwe umuturage nkanjye nawe dusanzwe turarangije ishuri tugiye gushakisha ubuzima hari it's very rare kuvuga ngo uragiye urafatishije in 2 years kubera deja ntabwo uzaronka ka kazi ka like an office you know kazi kari kagwa amafaranga menshi none kanaguha time yo kuba relaxed ubwo buzi usanga bakora n'ubuzi bwa bundi bwa buciriritse I would say you know I'm sorry to say iryo jambo ariko usanga ari ubuzi buciriritse ukagenda ukoza ivyombo kugira urumva ukora isuku ahantu donc meaning yuko ucubikora mu mashift ibitabo ubikora umva na mashift ntabwo uruhuka umubona guhamagara ingumfashe kukoza ibyombo hano ukagenda ubundi nguhamagara donc bifo gukora amasaha menshi cyane kugira aya mafaranga abe accumulated kubera iki se bamwe batubeshya ntibaze gutyo wowe warahabaye kandi hari n'ibyo wagiye ubona nkuko hari benshi abadukwikiye barabizi hari benshi bajya badukora ibiganiro ababa mu gace atuyemo agatubwira ati mbega umuntu atabu reka nkubwire impamvu nyine kuki umuntu agera i Kigali agahita kubwira ibitandukanye na realite y'ahantu avuye sasa ikintu nabonye ubu situ n'abantu bubu ibintu bya social media bigiye kwica abantu barakunda gushowinga off barakunda kwerekana ubuzima butari realistic life urumva niyo mpamvu cyangwa sanga niyo abantu bari very insecure bashaka ko abantu babakunda abantu babereka sinzi envie or something cause umuntu uri normal ntabwo wakokora ibyo bintu so impamvu babesha bashaka baze abantu babakunde abantu babajeho babone nyine ko bafatishije kuraza ufite amafaranga abantu bose barakwiruka inyuma so bashaka nyine ku boostinga their ego abakobwa bagakunda aba diaspora cyane rero sasa ahubwo abakobwa bagira ubukwe n'aba diaspora bazaza hano batubwira ukuntu eske baragiyeyo eske ubuzima bumeze gute hari so life ntabwo iri as easy usanga bakora out of 24 hours bakora 20 hours bakavunika n'abandi ugasanga kubera rero bagiyeyo n'ama high expectations bibaza ngo bazoronka ivyo byose bajya mu madrogue kubera iyo stress urumva benshi ngenda bazi ntabwo njano kuvuga amazina aho ugasanga bagenda mu madrogue kugira bashobore gukipinga up urumva baronka izo mbaraga zo kuguma ayo wazi gukora 20 hours out of the 24 hours wiri gukora utaryama it's amafaranga araza ariko ni it's mentally draining none bagahita baza hano bakabesha abantu ariko kandi na benshi impamvu baza hano hari urazi every beginning of the year muri Etazi dukora ama tax return so amafaranga yose bakore barayagusubiza y'ama tax ariho a percentage baguha beginning of the year like iyo utanga umusoro aragaruka hari amafaranga baguha hari amafaranga ntabwo uvuge nk'ubu ugenda ibintu byose nkoze ndariha ariko beginning of the year muri janvier urafiling ukavuga ati nararisha ibingibi ni byinshi hari ukuntu guverinoma ibikalkira bakagusubiza percentage so usanga uronse amafaranga menshi udasabye ko warakoze automatic mu barayagusubiza ko barayaguca ariko baranayagusubiza sinzi impamvu babikora gutyo so ayo mafaranga bagusubiza nko muri usanga bayagusubije nko muri February March abari amafaranga menshi tufise nk'abana claiming abana ubwo ati mwana wanjye abana automatic amafaranga baba usanga rero ufite amafaranga menshi nko madimi aje at once nayo mafaranga rero benshi usanga bahita baza hano kubeshabesha abakobwa bacu hano bagafata amaredi ubwo inama waha abakobwa rero tuvugana ushobora gusanga harimo ufite mu diaspora twarimo arakoyavuga ati nuko wamubuze sha niyo mpamvu uri kuvuga gutyo twebwe ati tugiye bimeze sha umve oya kumuburaho inama ku bakobwa by'umwihariko kubera yuko wa mugani igihugu utarageramo wenda umuntu ntakazagira hano i Kigali nta n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda yinjiza ku kwezi kubona umuntu umubwira ati hana amadolari ni nk'imvura cyangwa akaya printing akamwereka amadolari print namubwira ati anga yose tuzariya tuyamare kamwe nk'igikapu cyuzeho amadolari anga tuzariya tuyamare mko akavuga ati iribanga ndiryamyeho inama wabagira ni iye so abo bakobwa ikintu cyambere n'ugira nta gushuhira materialistic stuff nta kubishuhira kubera amafaranga araza akagenda rumva nico gituma isi izunguruka araza akagenda uko aza niko agenda ni nkuko atazi so gushuhira umuntu ngo because of money ni ikintu kiri very birababaje mfite kubona ko abakobwa bo mu Rwanda benshi ari byo bagiye bagenda bakurikira so message no baha it's umve ikorere kora kubera
uko yashuhira nabo bantu bayaguha ntabwo baguha agaciro ntabwo bakurespectinga yaba baraza bakaryosha ariko ni bangaye babatumira tureke n'ibi byamayaje ni bangaye baza bakaryosha uvuga ati okay ubutaha ko waje i Kigali reka ko naje i Kigali reka ngutumire uzureba homba ni bangaye babatumira ngo barabanza bagakora ubukwe bakazagenda nyuma ni bangaye actually bagenda kenshi ahubwo nsigaye mbona kenshi binapfa avaye ko banagenda Christelle afashe umwanzuro wo kugaruka mu Rwanda uvuga ngo warimutse uva muri Amerika usiga akazi usiga ibintu byose muri Amerika sinzi niba namwe mugura ibibanza nkuko mu Rwanda abantu baba barabigize sinzi niba mugura amazu ese byari gushoboka ko gura ikibanza muri Amerika ko wanacyubaka niba kubaka bishoboka nyine sabe nakubesha ngende no kuri example ya my older sister yabayeyo more than 40 years nta bintu by'ikibanza nta okay urashobora kugura inzu ugafata loan muri bank ugura inzu ako iyo nzu uzoyishura for the rest of your life uyishyura kugeza upfuye umve uzoyishura birahenze byatari none nayo amafaranga navuze uhembwa kuramo noneho nayo yiyo loan wafashe usigara na zero so ibintu byo kugurura ikibanza inzu tureke nibyo kuronka a free time kugira wumvire ikindi kintu ushobora no gukora another side business uje uruhuka uje muri vacances n'ibintu bitabaho ubuzima bwa hariya buri so fast ku buryo ntumenya umwaka ugenda gutya ushiduka washaje ugati ata nakoze iki n'ubuzima bwanjye seriously nashiduka bajya mu ngana baragukiranye nukuri niyo mpamvu nafashe decision yo kuza wafashe umwanzuro wo kuva muri Amerika ukaza gutura mu Rwanda yes nafashe umwanzuro kubera naje hano as an adult muri 2015 muri vacances so nje muri vacances mbona abantu tungana babayeho neza kundusha gute se babayeho neza kundusha kandi bitoka ari jewe umudiaspora mvuye muri Amerika how come babayeho neza kundusha bafite imodoka ari izabo ntabwo bafite stress zo kuriha imodoka every month bafite amazu yabo ntabwo bafite stress yo kuriha inzu ngo every month bafite ibibanza bafite ama business bafite restaurant kandi nabona abantu bari muri early 30s abantu late 20s early 30s kandi noneho ikintu kiri plus important bafite time go spending with their family apro akaza kubaza urihe ngo dufate kamwe bafite uwo mwanya wo muri Amerika ntabwo bikunda nta mwanya yose uzova deja nk'aba bandi batigiyeyo uva nta mwanya ukora 20 out of 24 hours batwebwe twigiyeyo dukora all day long by the time ugera mu rugo uriruhiye ifo guteka ifo kuca ahantu ngurondera ibyo witekera ifo kugira uwo mwanya senzo ukorera kujya gusura famille nkora Monday to Friday ntaha akazi karangira kenshi at 5 pm by time 5 kugira ugere mu rugo n'amantuza n'amajam ugera mu rugo like 6:37 ifo kuteka urye ntabwo wariye all day wishinze kurya hanze wangana nk'iyi building ntabwo warye McDonald's every day so urumva so abantu bahana icyo baturusha ni ya peace of mind bafite umwanya with their families umva bava ukazi barishimye like niyo mpamvu navuze nti no they have a rich life en fait that's what you call a rich life ubuzima bwo hanze is not a rich life it's a fast pace kandi muba mufite amadolari menshi no nkuko first of all no mu gihugu cyiza oya nico mvuga nawe ugira amadolari menshi deje ukuntu aza uba wavunitse byatari uko noneho agenda nkuko nabivuze nta kintu cyari cyawe ahita agenda uko jewe ntabwo nigera ngira jewe savings account kandi sindi wa wundi mvuga ngo na depensaga ngo byatari ngo nirirwaga ngo mu burofu shaka gusanga abo mwari muturanye ngo batubwira bati urumva Christelle nawe arababeshye girirwaga mu ibyeri girirwaga bati harahenike ni karito ry'ibigura batumva henike oya nabagaho nyine ubuzima busanzwe atypical nyine single girl nyine bisanzwe ariko uraza kutubwira ati oya ababeshye bazobivuga nagira umuntu uzatubwira ukuri oya je nkeneye umuntu azovuga ushize hari umutipe twakiriye twa Feruzi atubwira ukuntu nyine yatangiye ari mu buzima bubegera hagira depression yashaka kwiyahura kubera ukuntu yavuye muri Afrika expecting ko ari bugere muri Amerika ari umuntu nyine ukomeye agenda yogoshe pe ari umuntu nyine wumva ko ageze aho ari barwara kwiyashaka kwiyahura ibyo yatubwiye nawe baravuze bati yababeshye Christelle nawe ngo baraza kuba ati yababeshye impamvu na Amerika yamunaniye yari baramwirukanye oya abashaka kugira iyo challenge tuzagira ni kiganiro dukora iyo challenge en fait that's the main reason ashaka kuvuga iyi subject abantu hariya ubuzima yes amafaranga araza cyo ibyo nibyo ariko urebye cost of living hariya iri very high ntumenye ukuntu amafaranga yagiye urashaka kujya muri restaurant ugasanga udepanshije $300 kuvuga ati nari iki aga cocktail kamwe ugasanga kagura $15 muri restaurant muri $15
so ibyo nibyo bibagira uragira akamise ukajya ngo ahantu ikintu kiri cheap for example ikintu kiri cheap ni imyenda ya uragenda ugasa neza ukagura utuntu twiza ariko cost of living ibya bintu ukenera bya everyday aho uba ibyo urya biri very very costly hariho biri cheap McDonald's arahari abantu bayarya everyday kabisa hari ibintu warya iminsi yose abazi tugeza aho twazirya ko nusubira tuzajyana na mugenzi ko hano yerekeza McDonald's ifo pake uriya mutibe naramubonye kandi hari ibintu yavugaga ntari d'accord ntabwo ubuzima bwa hariya buri as rich as abantu bavuga rich mvuga ntabwo mvuga in terms of amafaranga rich mvuga ni peace of mind ubuzima bwa hariya amafaranga ukwaza niko agenda muri ibyo bintu byose nahembwa 5 umve hari igihe niyo turuvaga mfite $50 nkavuga se nakoze iki nta kintu tubone ko wagize ugasanga twatuntu twose ugura ko ugira mise wagenda kugura ikintu ukibagira babwiye ati no uza bashaka kugura umwenda ugura $20 bakubwira ngo wawe uriha mu bicu kari $5 donc nta kintu cyo ari cyawe so ugasanga amafaranga ukorera end of the month wirirwa muri bya bindi ntabwo bijya bishira kubera ugiye gushaka hageze ko bishira ntubura ngo ikintu kizo ushaka kugura nacyo ifo kugi financing ntubura ibintu byose wirirwa mu madeni so kurya abantu baza bakavuga ngo twarafatishije niki after 2 years it's a joke ushaka kunchallenge gazo challenge it's a joke kandi birambabaza seriously birababaza kubera bica bitanga urubyiruko hano bakibaza buri wese atashyuka akavuga ati it's life is not as ari abantu baze uba muri appartement ntuzi n'umuntu neighbor wawe bashaka gupfirayo ushaka gupfira aho ngaho nta muntu azagutabara ntiwotabaza habirungu icyo ngicyo ndacyumva ukirero mugumayo nyuma unatashe ese waratashye hehe no kuzasubirayo umve no subirayo ariko ngiye gusura famille apana kujya gushaka ngo jewe ngenda kubayo sinshobora Amerika kubera iki njya muri ja stress yo kutaryama yo kwirirwa ntigita hano ufite umukozi mbyuka Washington abantu baza kuba kuri konti yabaga ni Washington cyangwa oya bagira DC birabona kweri waraseze umaze igihe kingana cyuvuyeyo so naje nga muri 2015 muri vacances dazo no ndimuka neza muri 2016 so maze imyaka 5 almost ariko ndagenda every year nyine ndavuga kujya kuvisita ndabyumva oya nta gusubira ese sabeka nkubwire umuntu aguhaye choice ugire ube aho hantu ngo Washington DC ube mu big cities ubwo buzima bwa fast life wambwiye yuko ufise umugore no ntabwo ufite umwanya wo kuryoherwa n'umugore wawe kubera iki wirirwa muri urapita ushakisha ubuzima wiruka muri yo stress why not ube nk'ahantu nk'aha umve nakubaha wacu aratwubaka igihugu cyiza ndarya neza nkaryama mbyuka afise umukozi ugasanga bagukubitiye agacyayi umve byose ntana wakuntu je no Amateka neza mbaza kuvanza genge na mu gikoni why so your stress afite ni igihugu cya stress ni igihugu kirimo stress ntabwo mvuze ko ari igihugu kibi n'ahantu ikintu ushaka kubwira urubyiruko yes no kugenda ukiga ko barakwigisha kamema real life kubaho nkunge untaye anywhere in the world na hashobora kubera ya background fise yaho ikwigisha ubuzima fise na education background yaho yego ndavuga icongereza igifaransa ibyo birafasha umva birashobora kumfasha anywhere I go yes ibyo ni byiza na hano ugenda ukiga market yaho ugahita utaha ugakora hariya you're just a number umve mu kazi no one cares about you especially our minorities urumwirabure mu black nobody cares so ugende wige yes uronke iyo education background uronke iyo ntuza iyo life lesson kukwirwanaho gutigita on your own uhituza cyakora abantu babahari ntago ari abanebwe ubaye umunebwe wo wahita upfa ibaye umunebwe niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe game changer aka kantu se urakumvise ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere
mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. ngo birangira wigaruye Kigali. Wa munebwe uragira ariko ufite ushoboye kakazi bwabuzi bw'amaboko urabukora, ariko nyene uzumve ntabwo uruhuka. Ayo mafaranga uronka ayo ma 5-6 nuko agenda, cyangwa ugenda ube muri geto ahantu hatari safe, utaha wihishe bibaza ngo baza kukurasa. So urumva why nje muri yo stress noza hano igihugu nk'iki cyiza nta kintu mbuze. Why urumva so niyo mpamvu uvuga ntabwo nasubira kuba hariya. Nyuma yuko hashize iyi myaka navuga ngo ikabaka 5 wimutse ukava muri Amerika ukaza gutura mu Rwanda, niki wungutse gitandukanye n'ubuzima wari urimo hariya muri Amerika Christelle? Donc inyungu wabonye ku buryo n'undi mu diaspora ashobora kuvuga ati nanjye ndimo ndabipanga nyuma y'imyaka 5 cyangwa se nyuma y'imyaka 10 zaza gutura mu Rwanda. Inyungu ni nyinshi sabe, inyungu ni nyinshi cyane. Icyambere I'm financially stable, meaning akazi nkora ndashobora kwa affordinga kubika amafaranga make ku muhungu wanjye ejo hazoza. Mfite yo peace of mind mu mutwe, nta ma stress menshi mfite mu mutwe vuga ni umunsi biragenda gute iki, nta mentally I'm mentally okay. Kandi ikintu cya mental health ni ikintu kiri très important abantu bibagira, ni ikintu kiri très important. So mentally I am mentally okay. Ikindi uronka umwanya wo gukora other businesses, which is another reason nashaka kuzano. Umva natanguye my own business. So urumva nungutse ibintu byinshi on top of being financially stable, mentally stable, and healthier. Naharonse mu mwana naho umugabo ataraza. Urumva ni byinshi ariko nibyo kuko abamushaka bakamubura. Yeah, so urumva ni byinshi cyane. Ikintu cy'ingenzi uronka time kwiyigaho, kureba ikindi kintu ukora, ko ikintu hanze ubuzima bwo hanze butwica. Uba uri muri buriya buzima ugasanga imyaka 5-10 iragiye ukiri muri buriya buzima, nta nyungu nta nakimwe ukiri muri bya bindi. Ariko hano gutaha uronka time yo kwiyumvira, ukagendera mu bantu beza, uronka time yo kugira network, ukamenya n'abantu, ibyiyumviro bikaba wide, ukaronka n'ikindi kintu ukora outside your everyday life. Yeah, niyo mpamvu naraje ntangura niyumvira ikintu ukora nkuko nyakubahwa president abivuga, aba diaspora mutahe mwige mufate ibyo mwiza hariya muze mubizane hano. So niyo mpamvu naje hano narebaga niki kibura mu Rwanda. So nayo mfite umushito wanjye twiganye hariya, yari an investor mu Nigeria, US. Ndamubwira igitekerezo canje, ndamubwira actually uri muri investinga, how about you invest in Rwanda? Kubera mu Rwanda it's the fastest growing economy muri Afrika, birateye ubwoba ukurikiranye economically mu Rwanda arimo harazamuka. Ndabwira twakwinvestinze mu Rwanda, waje ukamfasha ko mfite ibitekerezo ndumunyarwandakazi, umve government irabyorosha cyane. Ushaka gufungura business 2 seconds mwaje mu investing hano. So nuko twagize icyo gitekerezo, baraza baravisita barakunda, so dutangura iyo business yo kugira ama electric bicycles and motorcycles. Impamvu tuvuga ngo ni electric kubera ngiye nkurikirana cyane ibyo president avuga ko ashaka go green, the vision 2050 go green, byose green. Kandi twazanye ama electric bicycles ko ikintu hano gikora cyambere na amamoto. None se aya mamoto ayo maragira pollution iki gihugu cyacu, ukuntu barimo baragikora neza, in the next few years bizopfa kubera pollution. So twakoze ikintu kiri needed ariko at the same time kiri in line vision ya
our president y'igihugu. So nuko twazanye rero ayo ma electric motorcycles na electric bicycles. Ni mwebwe muzizana? En fait, ubwo ufite partenaire bangahe? Mfise partenaire bane. Including myself. So urumva baraje turagira market. Of course ntabwo wakora ikintu nk'icyo utinvolvinze the city of Kigali ko ifo ko bamenya tugiye kuzana nk'ama bicycles ifo ko involvinga the city of Kigali wabwire bakabona stations bakanatubwira ko bafite muri pipeline yabo baratuguidinga how we should do kugira bibe in line na vision bari bafite. So urumva icyo dukora tugura ama parts in China noneho tukaziassemble mu Rwanda. So it's more like made in Rwanda. Yeah, so it was Safi ride na mamoto. Tugiye kulaunching actually muri August this month. With the Safi run, which is ni nka super app delivery super app ikintu cyose wakenera wagenda muri app ni genre eBay genda ucyo ushaka cyose kurazi ko ubu monde turimo ni digital. So ibintu byose ushaka genda online ukaguma mu gitanda ukajya online byose bikakugeraho. So niyo Safi ride Safi run none ukagera Safi ride which is ayo mamoto electric moto azokora nk'amamoto nyine mu moto transport bisanzwe ariko icyiza ni kwera abamotari tuzakoresha baza abamotari bacu tugira background check bakaba bakozi byakwera apana system ya moto uko imeze ubu abanga baza bafite training tuzaba traininga baza abakozi bacu tubaye mutuelle nyine abakozi bakora bahembwa ku kwezi noneho tukagira na gura na bicycles ari electric ariko at the same time wire pedaler namwe njye mbona hano mu mujyi kuri Marriott kuri I&M Bank kuri ku mujyi wa Kigali hano mu mujyi nsigaye mbona parking y'amagare sinzi bazi impamvu twazanye iyo numva mwabishyize ku rundi rwego cyane none se nk'abantu aba diaspora tubarazi mu Buraya hanze abantu benshi narwo bakoresha amamodoka bakoresha ama train ugafata train cyangwa bus kawugeza ahantu no gusirikira muri iyo milieu ugafata ukagenda ukarentinga iyo bicycle ukayifata ugasirikira ukakora two dukurse vuba ukagira kandi ahantu Kigali mirage nose dufite car free hariya mu mujyi aho imodoka zitagera car free zone wagafata ugasirika ukora amakurse yawe muri lunch ukahita udepoza aho ngaho. So urumva ni mwinzira gute ko umuntu yaritwaye ari garo oya urumva dufite ntuza dufite GPS tracker kandi dufite nuko ngo umuntu cyane nyuma yanjye yarambwiye atari kubure umuntu aritwaye uzagerageza urebe turitwaye amasaha kugera aho wenda yigeze kimihurura kasi yatangiye atukorerekera ngo kwigira oya ariko nkuko navuze duko turakora na city of Kigali hari ahantu ushaka kuzitwara umva nimba ari mu mujyi fo kwigumana mu mujyi ako ushaka kuyiba dufite nuza GPS tracker kuri GPS tuzamenya aho uri bahita bagahita ni innovation tuzagira n'ikiganiro cyihariye ndumva ari idea nziza tuzakuganiriza abantu bumve uburyo mwatekereje icyo kintu uburyo muri kugishyira mu bikorwa kindi Nyarwandakazi natera imbere oya niyo mpamvu nukuzana ibitekerezo nk'ivyo ngivyo navyumviriye kubera ni ibintu nabonaga hariya hanze nza hano muri vacances mbona nta n'igihari twokora guteza imbere igihugu kubera ko umuntu agenda guteza imbere ibihugu byateye imbere already you know kandi hariya nta nubwo they don't care about you wazi wanyu ko hano bafacilita cyane the government irafacilita cyane ushaka gufungura business umve abantu RDB baragukurikirana bakubwira ati nuko ibintu bigenda chap ukaba wabironse makuru zose so it's very easy kandi ushaka abantu ba financinga uje mu gihugu amabanki uvuze igitekerezo cyawe franchement aide irahari so abantu umushinga uhagaze miliyoni zingahe ko numva ukomeye cyane oye by'amafaranga katubyose ntabwo ari make rimwe muzapitchinga mari nzabyumva Christelle turagenda tugana ku musozo nsigaje kubaza ibibazo nka bibiri ariko ikibanzirizo cya nyuma kubera iki abasore cyangwa se abakobwa abantu bari muri diaspora akenshi baza gushaka abageni cyangwa abasore mu Rwanda kubera iki nk'umusore usanga atereta mu Rwanda umukobwa uri hariya muri diaspora ugasanga afite umujama mu Rwanda hano nawe ashyiramo ngo ibiceri kugira ngo bikunde biterwa n'iki kubera iki badatereta abaye muri diaspora noneho n'abari hano mu Rwanda donc kubera iki bakunda kuza hano mu Rwanda bon sinzi exactement why ariko my opinion ibaza bete ababa hari abaziranye donc ntabwo kujya baza hano kutubesha ntushobora kubesha niwambesha ndazi ubuzima bwawe so ntabwo wakora izo mistakes zo kugira so ibaza ko baza hano peut-être genda bashaka kwiyemeza
kwigaragaza or cyangwa ugasanga kenshi from experience abantu maze kumva ugasanga ni nk'ama arranged marriage ugasanga famille zana naka mwabikoze uko urumva marriage muri ibi bihe birababaje kubona ko abantu batagifata ntuza yo much munyo kuba married very seriously so abantu mbona baragira ubukwe just for just kora ubukwe ugatugira divorce yaze imyaka 2 urumva so nibaza iyo mpamvu ni just bareba nyine mu nyungu zabo uwo muntu aba hano arashobora kuba muri famille kazi abona ati ubuzima hari arimo burangora nje hano nkamutwara umukobwa wabo bamfasha in a way abaha umukobwa wabo bakaronka impapuro nanjye nkaronka imitungo yabo ibibanza or whatever so ndumva I think that's the only reason since nta kindi mbona abantu bagira. Okay. Christelle, ikibazo cya nyuma nkunze kukibaza umuntu akiriye bwa mbere cyangwa se umuntu nabonyemo ibitekerezo arigiye mubaza kenshi icyo kibazo ni cy'ubuzima bwakwigishije mu myaka yawe umaze ku isi mu myaka yawe mike abakobwa ngo mukunda kuba bato turashaje niki ubuzima bwigishije Christelle urumva wabaye mu bihugu wabaye Burundi wabaye mu Rwanda wabaye Ghana wabaye Amerika none ugarutse mu Rwanda wow actually ico ngico nariko ndaciyumvira ndiko ndazanga ko ndazi ko hari ikintu wari ubaza navuga ko sabeli yambaza ndavuga iki none se mu masomo abantu bagiye bagusangiza nta nari mu byakwigishije oya cyane jewe nizi ibintu je en fait ndi umuntu ndakunda kwiga ndakunda kumenya different things ndasoma ibitabo nkiga nkamenya umva education ntabwo igirangira so ndakunda kwiga kuba ndi in different cultures nkamenya ukuntu ibintu bigenda so nizi ibintu byinshi ariko ikiri on top of the list no vuga nize no kwikunda nize kwikunda kwishira imbere meaning gukora ibintu kubera binshimisha ngewe kenshi ibintu ndabyiza actually vuba ngize igihe mbyara before nakoraga ibintu cyane yego kugira ntera imbere niki aho gasanga mbashaka gushara umuntu ushaka gushimisha hari umuntu ushaka gufilinga accepted so muri famille cyangwa mu ba boyfriends aba ex boyfriends so ikintu cyambere nize no kumenya kwishira imbere kwikunda kwiha agaciro icyo kintu cyambere mvuga ni top of the list nize ikindi ni to be strong gukora cyane ukaba strong ukaba patient nicyo kintu kubera udacika intege exactly udacitse intege kubera ntabwo peut-être twabitinzeho maybe next time nza ino naho navuze ko natangiye business meze neza ubu ntabwo ari uko byagenze nza muri 2016 natanguye mu kazi kari hasi pe ni nacyo kintu ushaka kubwira diaspora ushaka gutaha don't expect za 4-5 $5,000 twahembwaga hariya uje muri Kigali ngo nizo bagiye kuguha no ariko iyo baje hano bo bafata n'ama apartments ahenze kubera iki bata nyine bashaka kwigaragaza bajye kuri Instagram na Snapchat 1,500 muri apartment 1,500 cy'amadolari wamusura ukavuga uti mwoka byara kugira ati 1,500 ati kwezi koza ababyeyi babo babahe abo bavukana babahe birababaje so nibyo nashaka kuvuga so no kuza hano ntabwo ari ibintu ntabwo byari ibintu byabaye easy byafashe imbaraga n'ubushake kuvuga ati ni ikintu ushaka ndabona ko nshaka kugeraho afite hano it's easier kugeraho muri dreams zawe kurusha hanze kora ufite abacuti ufite abavandimwe ufite government ikunda aba diaspora cyane n'abanyarwanda muri rusange bagufasha ufite an idea barabigufashamo pe so kudacika intege kuba very very strong ni ikintu umve cyakugeza kure cyane kudacika intege ni ikintu gikomeye cyane Christelle niryo somo abahaye tuzagira umwanya wo kumuganiriza ntabwo nzi yuko ari wowe uri mu bantu bagize iriya kiriya gitekerezo iya ni business nziza kandi igihugu kirabishyigikiye njya numva babishyigikiye kabisa mu bintu bavuga iteka ziriya moto n'imodoka zidakoresha essence ziravuga cyane ikindi essence mu Rwanda hagera ihenze cyane kubera yuko turi igihugu kiri enclave ntabwo dukora ku nyanja ni ibintu rero byiza cyane tuzakuganiriza igihe nikigera nubyemera nabwo ahubwo uze kugira ndaza gushaka ama social media ntuza zacu tagging abantu bashaka kumenya ko tuzalauncinga this August bagende barebe cyangwa barebe ma Instagram ndabipostinga Instagram yawe ni iyihe Instagram yanje ni Christella @Christella with 2 S's and 2 A's at the end
nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri 0783 337 8096.